ugichunga umunwa ugichunga umunwa gwabanje kuvuga ngo twabanje kuvuga ngo njye witwaye wowe ko bakubwiye uvuze uki wakwicaye nashwanye ariko byarangiye ndatuje nawe tuza nk'abandi kimukiza kimbwira sora babundi bakura kai Aisha wamubanya yitwara none tukubaza ndabwiye ati kira banza wumva kunyumva cyabanje kuvuga ngo ucyayimaye ndi kumubwira urangije uhindura ururimi nukubera iki muri kumva kari kuvuga kuri ariko kira utonde kira wanya ngo ntuze gute nigeze nkubya ngo bamaye telefone wala uza ngo telefone anaweza bitandukanye umuntu ndi busanga telefone yanjye si telefone shira mwana nako turi black yanjye nako mwayikeka pe shira hano niyo yanyu rugira ati sora yayindi Aisha ngina shira telefone hano se bisone ko umuntu atayitse ariko kira nuramuko yibonye umukobwa sakundi mukobwa akayama kere wamaye ako oya ntabwo bikwiye kwako muze nshoro kumusaka ikamusaka umuntu batazi ako mani uri kuza kugira brag irabura none suje telefone ya burende gute umuntu atanayihisha asambuga ni telefone yabarebwe kiraje telefone bari mukomeza kuvuga byose kuri ukura imyenda ngaho da turi kugwa bino gusa telefone niba cyari bani zikora no wahiye vuga nani abasake none se ko mabona Aisha muri twangereye ku bantu bashashe kubizi twebwe twakwiye abantu bashasha abantu babasha ni bashashe nibo batezi ibibazo ubundi abo bashashe wagiye nini abo bashashe wagiye nini ari nuko ibyo none ndaho turuka mwebwe abantu bashashe mukira bo bikorera umva igihe maze nta muntu washigera akabara kwegereye birabitugera ariko kwikubikisha ngiye nahonda hasi mani mukanye mipura ibintu ibyo kuvuga abantu bashashe kucyumva abantu bashashe ni nibo telefone ya miliyoni zikurahe
tumvikane n'ibintu byagiye hari umuntu wongera kuvuga ndabona biri black ko ndabona niba bigeze aho mbasaka nyine uyifite niba ari kununisha akaba atari no kuyizana hari umuntu yakuzungurutse cyangwa ngo Cucu urongera kubona cyane ndatanyiha kari wowe kuko n'ubu ufite amahane menshi njye naga umuntu wonga afite wari kurwana telefone ni yawe ubundi wagumye aho ufite impamvu ituma nyamara nawe ufite ikibazo mureke nisokere nta kibazo nimba ishageze hano mwavuga ashobora gusohoka abantu bakavuga ko yasohotse yewe murashinja umuntu ndahariya mbese uragenda gute ibintu ubwo urumva ngiye kureba yisha nishimye cyangwa n'induka Soroba mwikora mukamuvuga umuco mushinjaga hano ari kuboneka icara aho ngaho ubu yaza kuba yatashye bari kureba induru mwese bari kujya mu kabati yayitahanye muri kunkorera pranka muri mu biki by'ipranka muri muzanye ibintu bya pranka ngaje n'amafaranga nashoye muri maze kugwa nta kintu twasize murabizi muri mu biki cyagera ari ngo mureke dutangire